nk'umuntu rero wakinnye umupira nkanawukunda, intsinzi ya Kongo yo kujya mu gikombe cy'isi niyo gushimisha abantu bose. Nubwo hashize amezi 3 nkoze video nkubwira ukuntu abazungu bafite amayeri ubwo bazaga gufunguza ishuri mu Rwanda ry'abana ngo bakine umupira, ubwo Kongo yari mu gikombe cy'Afrika. Nkababwira nti muzajye kubona mubone bakoze ibintu byo guhuma abanyarwanda mu maso, noneho Kongo bayijyane mu gikombe cy'isi. None dore nyuma y'amezi 3 niko bigenze. Urebe iyo video amezi 3 ashize nyikoze nkubwira nti humuka usobanukirwe amayeri y'abazungu n'ikiba kibagenza. Iyo video narayikoze iri hasi aho ngaho uze kuyireba, aho nasobanura ukuntu u Rwanda bagiye kurikora utuntu twamareshya mugeni two gufunga mu maso, ahubwo harimo inyungu za politiki abazungu bakoresha mu by'imipira n'ibindi bintu nk'ibyo. Urabona ejo bundi nabwo hashize iminsi mu Rwanda hari igikombe, mu Rwanda rwatwaye barishima kubera ko abazungu bari barapanze bazi neza ko biriya byishimo by'abanyarwanda bimara kuvamo hahita haza Kongo bakajyana mu gikombe cy'isi. Narabikubwiye niba ubyibuka neza, andika muti ndabyibutse. Ari no mpamvu nkubwira nti ukanda like kugira ngo ubutumwa nk'ubu ngubu bujye bugera ku bantu benshi cyane, maze tuganire abantu bave mu mvo za politike bamenye ko twese turi abavandimwe, ko byanze bikunze iri Afrika tugomba kuyisangira kugira ngo abantu bagire amahoro, kandi noneho umupira nk'uyu nguyu ujye uhuza abantu nk'uko byamemeze kera na kare. Kuki rero abazungu bakina hombi babagarara yombi mu Rwanda bakaza bakakwereka ko muri kumwe, noneho kugira ngo ibya Kongo nabyo biba kujya mu gikombe cy'isi, noneho muzaye mwarishimye ntimuzarakare ntimuzabari cyane, ariko umugambi nyamukuru ari uwo kuvuga uti Kongo igomba kujya mu gikombe cy'isi kuko ari byo bifite uburemere n'agaciro gakomeye. Ubonye ko abantu bose bishimiye hirya no hino ku muntu wakinnye umupira ukawukunda ukawubamo. Nanjye ibintu byo Kongo byo kwinjira mu gikombe cy'isi nyuma y'imyaka 52 yose ni ibintu byo kwishimira. Ibindi byose bizazane bikajya hasi. Ahangaha akaba ari umuntu yahera ahubwo avuga ati abaturage b'ibihugu byombi bakombe b'abantu b'abavandimwe bareke gutana mu minwe nk'uko abashinga nahe babivuga b'i Burundi. Ibi rero nkaba nibaza neza ko ari ibintu bigiye gutuma abantu bakanguka, ahubwo noneho barebe ukundi kuntu batera imbere mu bundi buryo bunyuranye, yaba iby'imipira, yaba iby'imico, yaba ibyo guhahirana, ibintu nk'ibyo, aho guhora mu ntambara z'udacango ngaho ngo ibintu byagenze gutya ngo ni bangaye bari kumarana, aho kugira ngo abantu bamarane kandi bapfusa ushobora gusanga ari n'abavandimwe nk'uko mpora bikubwira kuri ya channel yitwa Ijambo ry'Umwimerere, ku bwoko 10 bwaburiye muri Afrika na Yuda uriya ari bubirabura bari muri Amerika, uko bazahura bagakora inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka. Turebe rero Kongo igiye mu gikombe cy'isi. Ese u Rwanda twavanyire isomo, umupira w'amaguru mu Rwanda twawuteza imbere gute? Byagenda gute? Ingamba ni izihe? Nyuma y'imyaka n'imyaka byarananiranye amashuri y'abana y'imipira ntago bimeze neza, byagenze gute? Ese kuki abantu batitabira umupira cyane ngo bawukunde no bakundishe n'abandi? Noneho natwe dutera imbere aho kugira ngo abantu bajye bahora ku izina gusa, cyangwa se ugasanga nk'abantu mu mafederasiyo y'imipira, ugasanga muri za minisiteri z'imipira nta muntu n'umwe wakiri umupira cyangwa nta nuzi umupira by'umupira. Kuki badashaka abantu b'inyangamugayo bakina umupira, bazi umupira, bawuzi neza kugira ngo abe ari bo bayobora imipira, ariko abantu bafite umupira n'urukundo rw'abana kugira ngo bazamure abo bantu nibo u Rwanda rukeneye, kugira ngo noneho bazamure umupira uzahure binyuze yaba rukiga mu bitabo, yaba rukiga mu kibuga, ariko cyane cyane abantu bafite inararibonye bakunda umupira koko, bafite ishyaka no mu kibuga bagiraga ishyaka, kugira ngo abantu aribo bayobora ibintu by'imipira, yaba za ministeri, yaba za federasiyo, ibintu nk'ibyo. Noneho umupira w'amaguru nawe mu Rwanda utera imbere, abana benshi bari hanze wenda bavukiye hanze nabo mukareba abantu bafite tara, noneho kugira ngo bihuzwe ataravuga ngo bafashe umuntu gusanga aze muri equipe nationale umwanya, kuko burya iyo bahuye gutyo gusa niyo wabigira ute ntabwo ushobora gukora ikipe ikomeye. Bagomba kwivura bari hamwe, noneho bakaba nk'umuryango bakumvikana, noneho nibwo ikipe zikomera. Niko za Senegal zibigenza, niko ibihugu byose bigenza, bakura bose bameze nk'arungano, bakaba ari hamwe bakamenyana neza, nibwo bakora ikipe ikomeye nka biriya za Kongo zikoze. Natwe twabigeraho nk'abanyarwanda twakora ikipe ikomeye byanze bikunze, kuko nzi neza ko
abana bazi umupira barahari, ahubwo gusa abawukina cyangwa se batezwe imbere nibo baba bikwiriye. Nkaba nibaza rero ko Kongo iduhaye isomo, kandi ibyo nakubwiye dore birasoje, niko bigenze. Narakubwiye ni uzajya kubona bone baraje Kongo bajyanye mu gikombe cy'isi, u Rwanda baruha utuntu tw'amafuti, niko bigenze narabikubwiye. Ahasigaye rero abantu mukunda umupira w'amaguru mu Rwanda, mu bitekerezo murebe icyakorwa kugira ngo abana bazamuke kuva hasi ku myaka mitoya batangire bige baro, noneho turebe ko umupira mu Rwanda natwe watera imbere. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, todaba tov meyot. Ikaze rero none, karibu mbahaye ikaze kuri Rwanda muze tuganira none. Uyu munsi rero ntabwo tugiye kuganira ku gitabo uko nkunze kubikora, uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Iki gitabo uyu munsi ntabwo tugiye kugererana n'ubu ngubu, turakiganiraho nyuma ngaruka ku by'abafaransa nuko Sarkozy icyamuzanye mu Rwanda kirya gihe, urebe ukuntu abazungu bapanga ibintu imyaka n'imyaka ariko bafite gahunda zikomeye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwibanda kuri urugendo rwa perezida wa FIFA mu Rwanda Infantino, nkubwire icyo rusobanuye n'impamvu yaje hariya, uko psychological game y'abazungu biriya byabo bita predictive program uko babikora, uko babigenza. Kuki rero uyu perezida wa FIFA yaje hariya mu Rwanda? Urabona ko abantu bose bari kumubona bakavuga bati ibintu birakaze, yaje atoza abana abaha imipira, bakora ibintu bikomeye cyane. Kubera iki? Why now? Kubera iki uyu munsi? Kandi aho rero twinjiramo kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, cyane cyane bamwe twabonye imyumvire yabo ikiri hasi, kugira bajye bareba uko abazungu baba batekereza. Ni iki rero cyazanye uriye perezida wa FIFA mu Rwanda? Kubera iki? Uzi ko harimo igikombe cy'Afrika, umwaka utaha ejo bundi hagiye kuba igikombe cy'isi, kandi noneho wumve ko yavuga ngo ni amahoro, ngo ibintu by'amahoro, nkuko ijambo ry'Uwiteka bitubwira. Niba kubwira ngo amahoro, ujye wumva ko ahubwo bagiye kuza kugusenya. Kwa rero Imana yaraduhaye inyurabwenge kugira ngo tubashe gusesengura ibintu tubibone mbere igihe, nibyo tugomba kubafasha kugira ngo abantu batukana bajye bumva imitekerereze yabo ahiri. Bano bazungu rero bo hanze bakunze kuvuga ko nk'urugero biriya bita bya USAID buriya ngo ziba mu bihugu byacu kugira ngo zineke kugera ku muturage hasi, bumve ko igihugu gihumeka kuva hasi kugera ku bushoshoro hejuru. Dukomeje rero kuri Infantino, we icyamuzanye mu Rwanda niki? Arareba akavuga ati hari Kongo n'u Rwanda bamaze gusenya amasezerano, hari ubushyamirane, barashaka amahoro. Noneho buriya bo ukuntu bamaze kwibara, Kongo kuba iri mu gikombe cy'Afrika ushobora kugira gutya ukabona bayihaye igikombe gitwaye, cyangwa se bakavuga bati aba bantu bimwe bavuga ngo imyaka n'imyaka ngo bababaye, reka tubashimishe. Kubashimisha ni gute? Bazi ko abanyafrika dukunda ibintu by'imipira, ni imipira bashimishe gato, none mara kubashimisha mbahuma amaso, reka zimwe ko biteye. Bakavuga bati Kongo dushobora kuzayigeza muri demi final ya CAN, cyangwa se tukayana igikombe cya CAN kagitwara, kugira noneho bongera bavuga ngo Imana irabakore, noneho bayishyire no mu gikombe cy'isi, bayihe itike y'igikombe cy'isi. Urumva rero Kongo nibizagera kure muri CAN mu gihugu mu gikombe cy'Afrika no mu gikombe cy'isi ikagera kure, ntago bizashimisha abaturanyi babo ari bo twebwe u Rwanda. Byagenze gute rero? Niyo mpamvu byahise bihagurutse uriya perezida wa FIFA aravuga ati okay, reka ngende mbere y'igihe, noneho ntanguranwe nkora akantu ko kubareshya kabashimisha, aribyo bingi ubona yajemo. Noneho nyuma Kongo nitujya kuyibira, nituyiha n'imyanya cyangwa tukajya n'igikombe cy'Afrika cyangwa twanajya no mu gikombe cy'isi kagera kure, ntibizatera ishyari rikomeye cyane aba banyarwanda, kubera ko bazahita bavuga bati avuye iwacu twari turi kumwe, ntabwo bishoboka. Noneho kwa kundi bo babitegura mbere igihe, abanyarwanda bumva bari kuvuga ngo umuntu ukomeye. No, umuzungu ntahagurutswa n'akantu kubusa, umuzungu ntahaguruka kubusa gusa. Aribyo ngiye no kwereka bya bintu bya Sarkozy nakubwiraga icyamuhagurukije burya aza mu Rwanda. Uyu Infantino
ibi bintu byamuhagurukije akaza mu Rwanda, arimo arategura arapanga uko abantu bazakira Kongo bayipushinze kugira ngo igere yaba no kuri finali y'igikombe cy'Afrika cyangwa se irenga umutaru mu gikombe cy'isi, kugira ngo noneho induru nizivuga hirya no hino abantu bishimira ibya Kongo, abanyarwanda bazakomeze bahumwe mu maso n'aka kantu yakoze uyu munsi, bavuga ntibishoboka buriya abakongomani biriya bintu byabo bakoze barabimerita, ntibabyiteho kubera ko bazaba bahumwa amaso n'ibi ngibi yakoze uyu munsi. Urabona ukuntu abazungu batekereza, abazungu nuko batekereza, noneho wewe uracyari mu byo gutukana, uri mu bintu ntazi. We arimo arapanga finali y'igikombe cy'Afrika, arimo arapanga amajonjora y'igikombe cy'isi muri 2026. Wowe uracyari mu gutukana, uracyari ahangaha, umva uko ari gutekereza. Kubera ko nibaje agakora ibyo bintu, bakora ikirumira habiri, yaba Kongo yaba n'u Rwanda, bagacenga hombi, bakaza mu Rwanda bagakora kankaka, bakakwereka yuko muri kumwe, Kongo bakayipushinga, bamara kuyipushinga, noneho kubera ko abanyafrika nyine badafata nk'abantu badatekereza, bya bibazo byose byabaye imyaka n'imyaka bakabyibagirwa, kubera ko habaye umupira ngo batwaye igikombe cy'Afrika, ngo bageze mu gikombe cy'isi, noneho umuzungu agahita guhumisha gutyo, agakomeza yisahurira mu mudendezo. Nuko abazungu bakora, ntibatukana, bafata igihe bakiga ibi bintu ukuntu bimeze. Aje ubu ngubu uyu munsi kuko azi ko igikombe cy'Afrika kiraba kirangiye mu kwezi n'igice, cyangwa se igihe kizarangira ni vuba ahangaha ibyo byose. Noneho nikirangira hahita yazamo n'icyisi, urumva azaba ari Kongo. Noneho kugira ngo abalance, niyo mpamvu yaje mu Rwanda kugira ngo akore kano kantu kamaonesho, noneho abanyarwanda batuze, noneho abakongomani nibishimira intsinzi mu minsi ije, abanyarwanda bazavuge nta kibazo kuko uyu muntu wa FIFA nawe avuye iwacu, n'umuntu wacu, nta kibazo twege buriya n'ubutaha. Nuko abazungu bapanga, nuko bakora. Iyo utangiye gusobanukirwa ibintu nk'ibyo, nibwo ubutangiye guca akenge. Ndibaza ko umaze kumenya ibintu nk'ibyo ntabwo wazongera gupfa gutukana, kuko abatukana ntabataza ibintu biva naho bigana. Kubw'iyo mpamvu rero biriya bintu by'imipira, ibintu byose ubona byose babikoresha mu nyungu za politiki, twe tukagira ngo ni imipira, kumbi ari ukugira ngo tugumishe hasi, dushimishwe na gato, tuvuge tuti dore ko badukoze, bakadufatira aho ngaho nyine. Urumva twe dushimishwa n'ubuntu bwa buto cyane. Ejo uzajya kubona abakongomani wenda bageze muri demi finali y'igikombe cy'Afrika, ubone igihugu cyose gikwiriye induru ngo bari kwishima, kandi batazi ko ari umuzungu uri kubakina kugira ngo akomeze basahure. Noneho nibajya gukanguka, yongera bongeza kandi ko mu gikombe cy'isi bongere basinzire, asahure mu nduru. Nuko nguko abazungu batekereza. Niba utari ubizi ubimenye, nta yindi neza ibahagurukije kugira ngo bazi wacu. Wewe rero nkubwiye, wewe munyarwanda kunda ukuri, ushaka ukuri, usangiza abantu ukuri, kuko niba nta kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Mukanguke, mugire inyurabwenge, mutangiye gutekereza mu bihe bizaza, aho gushimishwa na bike. Kandi nkubwire ngo uzakubeshya ngo wemukire mugenzi wawe, uzamwamaganire kure, kuko iby'icyenda na kane ko byagenze twarayibonye, uko ijuru ryageze mu Rwanda mu 1994, jenoside yakorewe Abatutsi. Turakomeza mu mwanya rero mbabwiye bya Sarkozy nabyo uko byagenze, impamvu yaje, cyamuzanye, naho ibintu byapfiriye, ku buryo u Rwanda n'Ubufaransa buriya ntabwo uriya mubano wari ukwiriye kongera gusubira, kuko ibyo bakoze niko byagenze. Icyamuzanye nibyo tujye kuganira. Iby'umupira rero, iby'umugabo Infantino, icyamuzanye mu Rwanda uracyumvise, no kugira ngo akavaringe abantu bitangira kuvuga bati Kongo irimo irazamuka mu by'imipira, abantu bazahita bacisha make bavuga bati wa muntu inshuti yacu avuye hano, nta kundi ni ibisanzwe, murenzeho. Kumbi bo bazi umukino bari gukina, uko babiteguye, aho bazageza Kongo mu by'imipira, noneho babone uko bayobora, yaba abanyarwanda yaba abakongomani bose babafate, babashyire mu gafuka kabakwiriye, bo bakomeze bisahurire, biteze imbere. Nuko bakora. Nkabagushimira rero twabanye, kandi aho kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. None kandi uyandikisha nawe utariyandikisha, n'abayandikisha mwese ndabashimiye, kuko binyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro. Mujye muza dusesengure, tudatongana, tudatukana, kuko inyurabwenge niyo yonyine izaba batura.